U Rwanda ruzwiho kugira abakobwa beza, bazwiho kugira uburanga, ikimero ndetse n'ubwenge butangaje cyane, aho bakunze kwitabira amarushanwa menshi agiye atandukanye nka Miss East Africa, Miss Universe ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwiza bigiye bitandukanye nko kumurika imideli. Aho tugiye kurebera hamwe aba bakobwa bagiye bahiga abandi mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubwiza. Ni abakobwa beza, ndakurahiye niba ureba iyi video komeza uyirebe ugere ku mwanya wa mbere, kuko umuntu uri ku mwanya wa mbere ari buze kugutangaza cyane, aragutungura cyane. Ni umukobwa mwiza, umukobwa w'ikimero kandi ufite ubwiza, inseko. Ikaze rero, wibuke kuba wakanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel. Niba waramaze kuyikanda ndagushimiye cyane. Ku mwanya wa 10 niho turi were tumanuka kugera ku mwanya wa mbere, ariko comment irafunguye. Wifuza kuduha igitekerezo cyangwa kuba wadukorera urutonde nk'uko ubyumva, muri comment uhawe ikaze. Uvuga umuntu kuva ku mwanya wa mbere kugera ku mwanya wa 10 nk'uko ubyumva. Niba hari uwo tutashizemo watubwira muri comment. Ku mwanya wa 10 turahasanga umukobwa bamwita Miss Rwanda Aurore Kayibanda, akaba ari we waje ku mwanya wa 10, aho afite amafoto agiye atandukanye yagiye acisha ku mboga ze z'abamukurikira zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa rero akaba ari umukobwa ufite ikimero ndetse n'uburanga, akaba afite n'ubwenge, aho ku mwanya wa 9 turasanga Gentille Noella niyo mubyeyi. Uyu akaba yaramenyekanye cyane ku zina nka Fofo muri filime y'uruherekane ya Papa Sava. Uyu niyo mubyeyi Gentille Noella, afite ikimero gikunda kurangarirwa n'abagabo benshi. Umwitegereje neza byibuze iminota 5 wamureba, ukongera ukamureba, ukamuhindukiza ukamureba. Afite ikimero kiryoshye cyane, ni umukobwa uteye neza, ni umunyarwandakazi ubahisha igihugu, ni umunyarwandakazi witonda. Uyu Fofo rero akaba yaragiye amenyekana cyane muri sinema, akaba ari waje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turahasanga Keti Bashabe. Iyo Keti Bashabe akaba umu-entrepreneur, akaba rero umunyarwandakazi mwiza ufite imiterere idasanzwe. Benshi bagiye batangara muri comment aho agenda akora post ku rubuga rwa Instagram, benshi bagakomeza gutangarira ubwiza bwe ndetse n'imiterere ye idasanzwe. Akaba yaragiye akomeza guca impaka mu bintu bigiye bitandukanye, aho amafoto ye agaragaza ubwiza bwe, agenda apostinga umunsi ku munsi, agakomeza kwikurura abamukunda. Akaba ari waje ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga Cyuzuzo Beyonce. Uyu yamenyekanye cyane muri photography. Uyu kandi yavuzwe mu rukundo n'umuhanzi Joe West. Joe West wamenyekanye mu ndirimbo Aga Happiness. Uyu rero akaba yaragiye akomeza kumenyekana cyane, aho yavugiwe mu rukundo n'uyu muhanzi Joe West. Akaba Cyuzuzo Beyonce ari umukobwa w'ikimero witonda kandi mwiza cyane, akaba ari we waje ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga Miss Kayumba Darina. Uyu ni umukobwa mwiza witonda, uzi ubwenge cyane, dore ko ari umukobwa wagiye uvugisha abantu benshi. Akaba ari umukobwa wagiye ukora byinshi bigiye bitandukanye, umukobwa w'ikimero ukunda kugenda apostinga amafoto benshi bagenda batangarira. Uyu Miss Darina ni umukobwa mwiza waje ku mwanya wa 6. Ese wowe ubona ari nde muri abangaba tumaze kukubwira utari ukwiye kuba yagaragara kuri urutonde kugira dukomeze kuri top 5 muri 5 ba mbere? Bitubwire muri comment. Ku mwanya wa 5 turasanga Miss Nyambo Jessica, akaba afite filime ze bwite, akaba anakorana n'abandi bagiye batandukanye nka Kiramani ndetse n'abandi muri filime zabo, ariko akaba afite na filime ye bamwita The Message, ikaba inyura ku muyoboro we yise Miss Nyambo. Uyu yagiye akundwa kuvuga cyane ko ari umubesto we na Titi Brown. Akaba rero ari Miss Nyambo waje kuri uyu mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 turahasanga Marina Deborah. Marina Deborah ni umuhanzikazi nyarwanda ufite nyashi mu nda ze, akaba afite imiterere idasanzwe, yagiye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye.
uyu muhanzi akaba yarakoreye muri The Man, aho yari kumwe n'aba Jay Polly ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Akaba yaragiye asohora indirimbo zagiye zikundwa cyane nk'indirimbo aherutse gusohora babita Page. Akaba rero yari mu rukundo n'umuhanzi Ivan Muziki muri iyi minsi yashizeho, yamwambakiye n'impeta y'urukundo mu ruhame. Akaba rero waje ku mwanya wa 4, ariko tukibutsa ko mu gihe waba utarakanda subscribe wayikanda. Ku mwanya wa 3 turasanga Queen Kariminya, uyu yamenyekanye cyane muri car racing cyangwa amarushanwa yo gutwara imodoka. Uyu Queen Kariminya ni umunyarwandakazi mwiza ufite imiterere idasanzwe, nk'uko ubibona kuri ayo mafoto. Ni umunyarwanda ufite ikimero gitangaza benshi, ukundwa na buri wese. Akaba ariwe waje ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 turasanga umunyarwandakazi ufite ubwenge bwinshi cyane, niko twabyita, afite amafaranga menshi. Ni umunyarwandakazi Miss Mutesi Jolly, uyu yegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2016. Imodoka nziza, inzu nziza, aho yagiye ajya kuba umujaji muri Miss Rwanda ndetse na Miss East Africa yagiye ategura, aho uyu munyarwandakazi akomeje kugaragaza ibintu by'ubwenge, bakomeza kugenda bimuha amafaranga. Nubwo benshi bakomeza kwibaza, ese uyu munyarwandakazi amafaranga ayakura hehe? Abandi bati sinzi ibyo akora, abandi bakomeza kwibaza akazi uyu mukobwa yabakora. Ariko reka ibyo tubiveho, twikomereze no ku mwanya wa mbere. Kandi ubu wasanga uri kwibaza ati ku mwanya wa mbere haba hariho nde? Ku mwanya wa mbere nta wundi muntu uhari uretse Tontine murumuna wa Muheto Divine. Muheto Divine yabaye Miss Rwanda, akaba ari nawe mu Miss Rwanda uheruka, kuko bitongeye gukomeza byahise bikurwaho. Ngo akaba ariwe Tontine rero ufite inseko nziza, ikimero ndetse n'ubwitonzi. Ni umunyarwandakazi ubahisha igihugu cye, ni umunyarwandakazi useka neza, ikimero gikomeza gukurura benshi bamukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye. Amahoro y'Imana rero akomeza kubana nawe. Uyu niwe waje ku mwanya wa mbere, ariko nkwibutsa muri comment ko wafunguye. Niba ugeze kuri uyu munota twandikire muri comment, ubundi tugushime. Ndagushimiye cyane rero wowe twabanye. Amahoro y'Imana akomeza kubana nawe. Nyagasani akomeze akugwizeho uburame ndetse akuguhe n'imigisha itagabanije cyane. Ciao ciao.